namwe muri iki ikiganiro mumaze kumenyera yuko kidufasha kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurusha. Ndi Mukase Josiane. Uyu munsi nifuje yuko tuganira ibintu numva nishimiye kugira ngo mbaganirize, kubera yuko ari ibintu nakoze bikabasha gutuma hari ibintu byinshi bihindura mu buzima bwanjye busanzwe. Uyu munsi rero turaganira ibintu 7 byadufasha kugira ngo tubashe kuzigama umwanya, kubera yuko mu mavideo atandukanye yose imaze guhitisha yatugaragarizaga uburyo twabasha kuzigama amafaranga, ariko noneho uyu munsi turiga kuzigama umwanya. Ahangaha nta rwitwazo, buri muntu wese aribonamo. Na wundi wavugaga ngo nta mafaranga afite, uyu munsi aramenya icyo agaciro atunze, hanyuma amenye n'uburyo yabasha kuzigama, kandi nawe bikamufasha kuba yava ku rwego rumwe akajya ku rundi. Ibintu 7 rero byadufasha kugira ngo tubashe kuzigama umwanya, harimo ibintu bitandukanye, ibintu umuntu yakoresha akabasha kumenya umwanya wo kuwukoresha. Murabizi mwese yuko umwanya ni amafaranga. Iyo ukoresheje neza ukubyarira amafaranga, cyangwa se ukakubyarira ibindi bintu byo mu gihe kizaza, byo mu gihe kirambye, ukakubyarira umusaruro mu gihe kirambye. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuganira ibintu 7 byagufasha kugira ngo ubashe kuzigama umwanya. Ikintu cya mbere kigufasha kuzigama umwanya ni ukuba uri umuntu ufite gahunda. Kugira gahunda mu buzima ni ngombwa, ariko usanga akenshi hari igihe bitunanira. Ariko hano naje kukubwira yuko kugira ngo ubashe kuzigama umwanya ugomba kuba umuntu ufite gahunda, ugendera ku mahame yo kugira gahunda mu buzima. Kubera yuko iyo utazi igihe uri butangirire, umunsi amasaha angahe, ese urakoresha angahe, uraryama angahe, ibyo ngibyo byose bidafite gahunda, usanga amasaha ari guca mu myanya y'intoki, hanyuma ugasanga ntuyakoresheje neza, kandi hari ibintu byinshi wakagombye kuyakoresha akakubyarira umusaruro. Ikintu cya mbere rero mu kugira ngo ubashe kuzigama umwanya ni ukugira gahunda, ukamenya ibyo ugomba gukora kuri uwo munsi ni iki. Icya kabiri wakoresha kugira ngo ubashe kuzigama umwanya ni ukwandika gahunda zose zivugiye umunsi wawe. Ibyo ngibyo bikora ryari? Ibyo ngibyo bikora nimugoroba, nijoro. Yuko uruhuka ugomba kubanza ugakora gahunda y'umunsi ukurikiyeho, kubera yuko iyo udakoze gahunda y'umunsi ukurikiyeho usanga ubyise wirukanka umunsi ukabona uhishe, amasaha ari ibintu cyane ku buryo ntumenye ukuntu agenze. Niyo mpamvu nabonye ari byiza kuzigama umwanya, kuko ubishyira mu mutwe wawe ukamenya koko niba amasaha yihuta njyewe ndabigenda bite kugira ngo mbashe kugendana nayo. Ukora gahunda rero yanditse, ibyo ngibyo birareba buri muntu uwo ari we wese. Waba uri umukozi ukorera abandi, ibi ngibi birakureba, kubera yuko ugomba kubureba ukavuga uti uyu munsi nakora iki, ugashyira kuri gahunda kandi ugahera ku bikomeye, hanyuma noneho ugashyiramo n'ibyawe, kubera yuko iyo ukorera abandi usanga akenshi wigira, ariko ugomba no gushyiramo ibyawe mu gihe cy'ikiruhuko, cyangwa se mu gihe uvuye muri ako kazi aho ukorera abandi, ukabasha gukora ibintu byawe bikureba, nabyo ukabyandika ukabishyira ku rupapuro. Ibi kandi birareba umuntu wikorera. Kuvuga yuko wikorera ntabwo biba bivuze kugira ngo ntugire gahunda. Oya, ugomba gushyiraho ibikorwa byose uri bukore. Ese urabyuka ryari? Umunsi wawe urawutangira ryari? Ibikorwa by'ingenzi uri bukore ni ibihe? Abantu uri buhure nabo ni abahe? Abantu uri buhamagare ni abahe? Ibyo ngibyo byose ukabikora kandi ukabyandika. Uri umunyeshuri, uri umunyeshuri nawe ugomba kubyandika, ukavuga uti ndabyuka iki gihe ndaba ngeze ku ishuri, iki gihe ndaba nkoze ibi. Ibyo ngibyo byose bikandikwa. Ni ukuvuga rero ibi birareba buri wese. Nawe wirirwa mu rugo wakwibaza ngo singa ibigiye birandeba, nawe birakureba, kubera yuko ugomba kwandika ibintu uzakora umunsi ukurikiyeho. Ese uzabyuka ryari? Ese uzahera he? Uzabanza utunganya abana? Uzabanza ukarabya abana? Uzabanza ese ukorope inzu utunganye? Ese uzabanza usase? Nta bintu byo gukora ibintu ukavuyo. Oya, ugomba kubanza ugakora gahunda y'ibintu byose uri bukore ku munsi, kandi ukagenda ubikurikiranya nk'uko wabivuze. Usanga akenshi iyo umuntu yirirwa mu rugo avuga ati igihe ibi ngibi ntabwo bindeba. Oya, nawe birakureba. Ugomba gukora gahunda y'umunsi kandi ukayikora nimugoroba, kugira ngo nubyuka mu gitondo, nk'uko nayo babwiye yuko muri video nakoze ibintu nkora buri gitondo iyo mbyutse, iyo gahunda nayo uyereka Imana
ukayereka ibyo uri bukore kuri uwo munsi kugira ngo igushoboze iguhe imbaraga kandi ubashe kubikora ubisoze mu mahoro kuko niyo idushoboza kandi ikaduha imbaraga. Uburyo bwa gatatu umuntu azigama umwanya harimo kubyuka kare, kubera yuko iyo ubyutse kare ugira amasaha abandi badafite. Ibyo ngibyo murabizi. Ni ngombwa rero kugira ngo ugire ayo masaha abandi badafite. Niba wari ufite gahunda yo kubyuka saa 2, ubushakashatsi bwagaragaje yuko abantu bifuza kugera kure babyuka kare. Ibyo ngibyo kandi turabizi. Ukoresha amasaha ya kare kugira ngo ubashe kugera kure. Hari umwanditsi witwa Brian Tracy yabivuzeho neza. Aravuga ngo igihe ni imodoka itwerekeza aho twifuza kugera ejo hazaza. Kubyuka kare rero hari urugendo urimo gukora. Kubyuka kare hari urugendo urimo gukora rukwerekeza ejo hazaza hawe heza kurushaho. Kubyuka kare rero niho ubona amasaha yo kwitekerezaho, niho ubona amasaha abandi badafite, niho ukoresha amasaha ibintu byinshi wenda bishobora kuba byarakunaniye. Byagaragaye kandi yuko n'abantu bateye imbere, abakire muri rusange, barya mu masaha makeya. Amasaha 6 ubundi arahagije ukaba umeze neza kandi ukabasha gukora akazi kawe neza. Amasaha 10, 11, aho ngaho ni amasaha y'abana. Ayo ni amasaha y'abana bagikeneye gukura, ariko iyo wamaze gukura ntabwo uba ugikeneye amasaha 9 cyangwa 10 yo kuryama. Oya, mu kuzigama umwanya, mu kuzigama igihe, ugomba gushyiramo kubyuka kare. Ukabasha kubyuka kare, gahunda zimwe ukazikora kare, iyo saha yawe ukabasha kuyitekerezaho, ukagira umwanya wo gusoma, ukagira umwanya wo gusenga, ukagira umwanya w'ibintu byose twaburiye umwanya. Tujya tuvuga ngo twabuze umwanya, ariko kenshi usanga umwanya wose tuwumaze turyamye. Ni byiza rero yuko dukoresha amasaha ya mu gitondo kugira ngo tugire umunsi muremure. Niba kino kiganiro kikunyuze, ndagira ngo ntuve kuri ubu udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose dusangira bidufasha kugira ngo duhindure ejo hazaza, ibyo twibagiwe twongere tubyibuke, hanyuma tubishyire mu buzima bwacu, bidufashe kugira ngo tubashe guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Icya kane nanone kidufasha kugira ngo tubashe kuzigama umwanya ni ugushyira ku rutonde ibintu byose biturangaza. Kubera yuko byagaragaye yuko usanga kenshi umuntu akora gahunda ariko ntubure ibintu bikurangaza, ntubure abo ahura nabo bakurangaza, ntubure ibyo uhugiramo bikurangaza. Hari ibintu byinshi biturangaza. Ubu noneho bimaze no kubihana. Usanga telefone iri mu bintu biturangaza, smartphone ziri mu bintu biturangaza, social media iri mu bintu biri ku rwego rwo hejuru biturangaza. Ibyo ngibyo byose ugomba kwandika ibintu bikurangaza. Wenda ushobora kuba udafite iyo smartphone ndimo kuvuga, ariko noneho wikundira igipara, wasanga aho barimo kuganira nawe ukicara ukaganira. Wasanga hari abo ugomba guhamagara ukagura bando ugahamagara, ugasanga imaze iminota 30 uvugira kuri telefone. Cya kane kidufasha kugira ngo tubashe kuzigama umwanya ni ugushyira ku rutonde ibintu byose uzi cyangwa utekereza byakurangaza, bigatuma utabasha gukora gahunda yawe. Tuvuze ku bintu bijyanye na social media, abahanga bagaragaje yuko umuntu byibura gakeya ashobora kwimaraho amasaha 3 n'igice. Urumva amasaha 3 n'igice ni menshi. Yafate uyashyire, uyaha agaciro k'isaha imwe ukorera amafaranga angahe? Ese mu isaha imwe ubundi waba ukoze ibintu bingana iki? Uzi yuko mu isaha imwe ushobora kuba utetse wahishije, ushobora kuba usura umuntu urwaye isaha imwe ukamusura bigatanga umusaruro, ushobora gusura inshuti mwaburanye. Mbese nshaka kugira ngo icyo ndimo kuvuga hano, nshaka kugira ngo ubone agaciro k'isaha, agaciro k'igihe uba umaze kuri social media. Ubundi ukongera ukibaza nanone, se nyimazeho igihe kingana gutya, nizeho ibiki muri aya masaha 3 namaze? Ese hari ubwenge nkuyeho butuma nshobora gucuruza nkunguka? Ese aya masaha 3 n'igice hari ubwenge nkuyeho nshobora gukoresha mu kazi gasanzwe ka buri munsi? Ibyo ngibyo, ibyo bibazo byose iyo urimo kugenda ubyibaza bituma ubasha kumenya koko agaciro ko kuzigama umwanya, hanyuma bikajya mu mitekerereze yawe, bikajya mu buryo utekereza, hanyuma ntupfe gutakaza umwanya ukubonye. Njyewe nabonye kenshi abantu bazi gukoresha umwanya neza baranihuta, niyo barimo
niyo bari gukora ibintu barihuta kuko baba batangura n'amasaha, bamenye yuko amasaha yihuta nabo barihuta kugira ngo babashe gutanguranwa n'amasaha. Icya gatanu cyadufasha kugira ngo tubashe gukoresha umwanya wacu neza ni ukumenya kuvuga hoya, kubera yuko usanga akenshi bitunanira, ugasanga wakoze gahunda y'umunsi, ibintu wabishyize ku rutonde rw'ibintu uri bukore, washyize ku ruhande ibintu bikurangaza byose wabyitwararitse, ariko byagera kuvuga hoya bikakunanira, ugahura n'umuntu ugasanga akujyanye muri gahunda utateguye, nta nubwo byanditse ku rupapuro rwawe rw'ibyo uri bukore kuri uwo munsi, agutwaye muri gahunda ze, uremeye uragiye, ibyo wagombaga gukora byose birapfuye, nta n'inyungu ubifitemo cyangwa we abifitemo, cyangwa se ugasanga nta gahunda wari ufite wenda yo kuherekeza umuntu, kubera ko ari umuntu w'inshuti yawe kandi utamuhakanira ngo kuvuga hoya ngo biragoye. Ntabwo muzi yuko abanyarwanda baciye umugani yuko isoni zirisha uburozi. Tugomba kumenya kuvuga hoya, kuko mu gihe cyose tutaramenya kuvuga hoya ntabwo tuzabasha gukora gahunda nk'uko twaziteguye. Umuntu yakubwira ati dukorane ibi ngibi cyangwa tugende ahangaha cyangwa wamerekeje ahangaha, ukamubwira uti hoya uyu munsi cyokoze twabikora ubutaha, nabishyira kuri gahunda yo gutaha, ariko uyu munsi ukabasha kumubwira hoya. Icya gatandatu nkunda cyane kidufasha kugira ngo tubashe kuzigama umwanya ni ugushyira mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa ni iby'ingenzi kandi biri mu bintu bidufasha kuzigama umwanya, kubera yuko kenshi usanga tureba video nk'iyi ngiyi y'iminota 15 tukareba n'indi y'iminota 20, ariko nshaka kugira ngo turebe agaciro kino video twarebye. Tumaze iminota 15 tuyireba, tumaze iminota 20 tureba ibindi bintu bitandukanye. Ese twize biki? Ese twakoresha gute ibyo twize? Ntitubiterera aho ngaho, ahubwo tugaha agaciro wa mwanya wamaze urimo kuyireba, uha agaciro. Numara kuwuha agaciro bigusunikire gushyira mu bikorwa, kuko usanga twujuje ibintu byinshi tuzi, ugasanga dufite wenda filime turebye, ariko ikintu cyose ukoze, ikintu cyose uhaye akanya kawe ugiha agaciro, uvuga uti ibyo nkuramo ndabikoresha mu buzima bwanjye busanzwe. Nujya gusura umuntu, ibiganiro muganiriye, ese wungutse n'iki? Niba urivugiye kuri telefone, ese umwanya umaze kuri telefone iminota 30, isaha, ushobora no kuyimara uvuga ese wungutse iki? Ese hari umuntu ugiriye inama byibura ibasha kumufasha bikamuruhura umutima? Ese hari ukugiriye inama byibura bikakuruhura umutima? Ni ukuvuga ngo ahangaha nshaka kugira ngo tuvuge gushyira mu bikorwa tubijyanisha n'igihe. Ntufate umwanya wawe ngo uwumare ureba video nk'iyi hanyuma nurangiza ntushyire mu bikorwa, kubera yuko uraba utakaje umwanya, uraba nta kintu bikumariye. Ugomba gushyira mu bikorwa, naho byakwanga uyu munsi ejo uzongera ugerageze, naho warara udakoze gahunda byibura nubasha kubikora 2 mu cyumweru uzaba wakoze, kuko gutangira intambwe imwe bituma tubasha gutera izindi ntambwe 1000 twigira imbere. Cyiza ni ugutangira, ugatangira gushyira mu bikorwa. Mu buryo rero bwo kugira ngo tubashe kuzigama umwanya, twiga no gushyira mu bikorwa. Ibyo twize tubishyire mu bikorwa, ibyo twasomye tubishyire mu bikorwa, ibyo twumvise tubishyire mu bikorwa. Numva ari byiza urwane no kubishyira mu bikorwa, ariko kugira ngo uyu munsi ubyumve ibi, ejo wongereho ibi, ejo wongereho ibindi, nta na kimwe urashyira mu bikorwa, waba urimo kwangiza umwanya, ntabwo waba urimo kuzigama umwanya. Mu kuzigama umwanya turebe uburyo tugomba gushyira mu bikorwa. Icya 7 rero cyadufasha kugira ngo tubashe kuzigama umwanya ni ukwiha akanya ko guhumeka, kubera yuko iyo ukoze ino gahunda ukabasha kugenda ushyira ibintu byawe kuri gahunda, ukandika ibyo ugomba gukora, ukareba ibikurangaza ukabishyira ku ruhande, wasanga hari ibyo wakoze neza ukagerageza kubishyira, ukagerageza kubikora neza. Icyo nshaka kuvuga ahangaha ni ukugerageza gushyiramo imiyaga mu kirimi cyumvikana muri iyi minsi, kubera yuko iyo uramutse ukoze gahunda neza usanga bibaye byinshi kuri wowe. Ugira gahunda, ukagira ukurikiranya amasaha, ukagira
uburyo witwararika ibiganiro bimwe na bimwe, uburyo umenya mbese buri kintu cyose kikagenda gikurikirana. Usanga rero hari igihe ubona bibaye byinshi bikamutera stress, aho kugira ngo ubivemo burundu, noneho wiha akanya ko guhumeka, hanyuma ukajya uvuga uti wenda kuwa gatanu ntabwo ndi buyikore gahunda, ugashyiraho umunsi n'urugero, ukavuga uti kuwa gatanu ni umunsi wanjye wo guhumeka, niba ariko nabyita. Hanyuma ukaba hari ibyo wareba, cyangwa se hari uburyo wareba kuri social media, bitavuze ngo ibintu birakurikirana uko byakabaye, cyangwa kuwa gatandatu ukiha umwanya. Mbese icyo nshaka kuvuga hano ni ukwiha akanya ko guhumeka, ugafata umunsi umwe mu cyumweru, haba kuwa gatandatu, haba ku cyumweru, ugafata umwanya, noneho ukareba ibyo bintu, ukaba wafata ukareba filime nziza, utitaye kuvuga ngo urigamo ibi ngibi, ukaba wafata ukajya kuri social media, ukareba Instagram, ukareba mbese telefone, ukongera nyine kuko uyikumbuye iyo urimo gukora gahunda zimeze gutyo. Ntabwo uhora na telefone mu ntoki ureba kuri social media, ugira gahunda, ukagira n'igihe runaka uri buyirebere. Aho ngaho rero nicyo cya karindwi mu kuzigama umwanya. Iyo ubashije kwiha umwanya, ukiha gahunda, ukiha umunsi wo kugira ngo ubashe kureba kuri bya bintu byose wari warakuye muri gahunda zawe gutwara umwanya, icyo gihe ntagomba ko bikuremereye cyane, ntagomba ko gahunda urimo gukora ikuremereye cyane, ahubwo umunsi ukurikiyeho noneho uyikora neza, ukamenya amasaha ukoresha kandi ukamenya n'igihe uyikoreshereza. Ndizera yuko kino kiganiro kiri budufashe kugira ngo tubashe gusubiramo, tubashe kwisubiramo, turebe ese umwanya tuwukoresha gute, ese twazigama umwanya gute, kuko ibingibi umwanya twarawuhawe, twese twahawe amasaha 24. Ikiba gikenewe ni ukugira ngo turebe noneho twebwe turimo kuyakoresha gute. Hanyuma iyo tubashije kuzigama umwanya, tubasha kugera kure, kuko mu bihugu byateye imbere bazi agaciro k'umwanya. Niyo mpamvu usanga n'ibintu byabo babikora bihuta, kubera yuko basiganwa n'amasaha, kuko twe turabivuga ngo amasaha arihuta, ariko tugira ikintu tubikoraho. Tugomba rero kugira ikintu tubikoraho, tukabitekerezaho neza kugira ngo tumenye uburyo dukoresha amasaha. Nitubasha kumenya gukoresha amasaha, bizadufasha kugira ngo tubashe gutera imbere, tubashe gukora ibikwiriye, tubashe kutangiza umwanya, cyangwa abandi batabasha kwangiza umwanya wacu, kubera ko tuzaba tumaze kumenya neza uburyo dukora gahunda. Iyo umaze kumenya gukoresha amasaha yawe, ntabwo utinda mu bintu. Hari n'igihe usanga ahantu barimo kuganira ariko wowe ukinyakura ukavamo, kubera yuko urimo kugenda ura ku rutonde rwawe, isi iki nagikoze. Ibyo ngibyo byose bikaguha kugira ngo ube conscious, kugira ngo utekereze yuko ibi ngibi niba utarabikora, utagomba gutinda aho barimo gutera ibipara, utagomba gutinda aho wumva ibintu bitagufitiye akamaro, utagomba gutinda barimo kuvuga abantu batarimo kuvuga ibitekerezo byubaka. Ibyo ngibyo rero bigomba kuba amahame amwe n'amwe atugenga kugira ngo tubashe kugira ejo hazaza heza kurushaho. Ndabashimiye ko mwakurikiye kino kiganiro kigiye kongera kudusubizamo imbaraga, kandi kikadufasha kugira ngo duhindure ejo hazaza, duhindure imyitwarire yacu, ibyo twakoreshaga igihe, kandi tubashe kumenya neza ibyo dukoresha umwanya wacu bigira umumaro kuri twebwe, ku bandi, ndetse no ku gihugu cyacu muri rusange. Ntimuve ku rubuga mudakoze subscribe, nk'uko nabibabwiye. Uru rubuga gukora subscribe bituma runo rubuga rugira agaciro, kandi bigatuma n'abandi bose babasha kumenya ibyiza nk'ibi ngibi. Ntitubyihererane, kubera yuko icyo tugambiriye ni ukugira ngo dufashanye twese tubashe guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Nawe ufite igitekerezo wagishyira muri comment hasi, twese tukagenda twungurana ibitekerezo. Ibyo ngibyo ni ibyo nakoze kandi byamfashije. Nawe urimo kureba ino video ushobora kuba hari ibindi uzi cyangwa wakoresheje nawe bigakora. Ndagusaba kugira ngo ushyire muri comment, kugira ngo abanyamuryango bose bo kuri iyi channel Iyungure babashe kubyumva, kandi intego ni imwe, ni ukugira ngo tubashe guhindura ejo hazaza hacu heza kurushaho. Ndabashimiye, Imana ibarinde.